bijya bigorana kumva ko umuntu yakwibagirana muri ubu buzima tubamo, gusa bibaho cyane. Ku nshuti yanjye ho ntibyari bisanzwe, yitwaga Ngabo. Amambere byatangiye nk'abakozi twakoranaga nawe tumukorera ibirori by'isabukuru ye y'amavuko. Byari ibyishimo bidasanzwe, gusa icyadutangaje nuko yadusezeye ibirori bitarangiye atubwira ngo hari umuntu agiye kureba byihutirwa. Yaragiye, ariko uwo mugoroba ntawe ngiye kumenya amakuru ye. Bukeye mu gitondo abari inshuti ze twumvishe nyina duhamagara tubwira ngo nituze twihuta Ngabo yifungiranye none yanze gukingura. Ubwo natwe twaje twihuta kugira ngo tumenye ikibazo Ngabo yagize. Twarahageze turakomanga, yanze gukingura twica urugi, ariko twinjiye dukubitwa n'inkuba. Twasanze Ngabo yashizemo umwuka, iruhande rwe hari icupa ririmo umuti wica udukoko yari yanyweye, ndetse yarambitse n'ibaruwa. Twese twahise tumera nk'ibiti, ntawagize icyo avuga, gusa byari agahinda kenshi. Intimba n'agahinda bigaragara ku maso ya buri wese. Mu by'ukuri twese byari byaturenze. Nuko mugenzi wacu witwa Sana afata yabaruwa atangira kuyidusomera, nubwo ikiniga cyari cyinshi. Ku nshuti zanjye mwese ndetse na mama wanjye nkunda cyane, mbandikiye ibaruwa mbasezera. Wenda benshi bazavuga ko mbaye umunyabwenge buke, ariko kubw'ibimbayeho buri wese yanyumva. Nakunda umukobwa witwa Lidi, ndetse ngira amahirwe nawe arankunda. Twarakundanaga cyane rwose, kugeza naho dutangira gupanga imishinga ibyara inyungu ngo tuzabane duteye imbere. Ariko kuko nta gishoro twari dufite, twagombaga gufata inguzanyo muri banki. Lidi nta kintu na kimwe yagiraga, nta n'ababyeyi yagiraga. Umuntu yari afite yari musaza we babanaga wenyine. Ubwo rero byabaye ngombwa ko ntanga ibyangombwa by'amazu twabagamo nayo data yadusigiye yose, kugira ngo tubone ingwate kuko umushinga wacu wasabaga amafaranga menshi. Uwo mukobwa naramwizeraga cyane kuko naramukundaga. Amafaranga yose banki yaduhaye nayashyize kuri konti ye kugira ngo nimba ndi mu kazi ajye yabona byoroshye. Muri iyi minsi rero twendaga gutangira umushinga wacu, yanyohereje ibaruwa nsezera ambwira ko agiye hanze y'igihugu ngo nihangane. Uwanzaniye ibaruwa kandi hari ibindi yambwiye. Wa musore wabanaga na Lidi ntabwo yari musaza we, ahubwo yari umugabo we babanaga ariko bakennye. Gukundana nanjye rero akaba ari imitwe bapanze ngo bazamvaneho imitungo. Ubwo rero bakaba baragiye gukorera ubukwe bwabo muri Norvège bakoresheje ya mafaranga banki yamaye. Nkimara kubyumva rero numvishe ntacyo nyimara ku isi. Sinshaka kubona mama bamusohora mu nzu na barumuna banjye birukanwa ku ishuri bakandagara hejuru y'amakosa yanjye. Sinshaka kubona mama yicuza kuba yarambyaye. Icyiza ariko mfe nibyo binkwiriye. Mbabajwe na data wanyise Ngabo ngo nzarwanirira abanjye, none nkaba mbaye ikigwari. Mubyeyi, numara gusoma iyi baruwa ndagusabye uzambabarire kandi uzansabire abavandimwe banjye imbabazi. Ubabwire ko nanjye atari njye, ko ahubwo nakunze buhumyi bikavamo izi ngaruka zose. Uzababwire ko ukunze cyane ari nawe ukubabaza cyane, bityo rero bazitondera urukundo kuko hari abasigaye barukoresha mu nyungu zabo bagahemuka. Mama, sinifuza kuzongera kukureba mu maso kuko ntacyo mfite cyo kukubwira. Murabeho. Ubwo nyine Ngabo twaramushyinguye, haciye igihe banki nayo irazisohora nyina na barumuna be mu nzu. Kuri ubu barandagaye, abana birirwa basabiriza ku muhanda, abandi bakubitwa hejuru y'ubuhemu. Lidi nawe yageze muri Norvège amenya ibyabaye kuri Ngabo, dore ko n'amafaranga yari amaze kumushirana atangiye kujya ashwana n'umugabo we bya hato na hato. Amenya ibyabaye kuri Ngabo, umutima uramurya, kwihangana biramunanira, nawe ariyahura. Nyuma y'ibintu nsigaye nibaza, ese abantu b'iki gihe babaye iki ko kubona uwizera bitoroshye? Uwo wizeye cyane ni uguhemukira, uwo ubikije ibanga ni ugutaranga, inshuti yawe magara ni ikugambanira. Aha, gusa Imana idufashe kandi ijye ibabarira abameze batyo.